Hello friends, rero umukire w'umumiliyoneri byakomeje gukomeza kugorana kuri Shalom, kuri witwa Alisa ndetse no ku bandi byakomeje kugorana. Uyu munsi rero twabonye witwa Alice yongera guhura na Lucky ndetse ukora mu bijyanye n'iperereza n'ikigo cy'iperereza gishinzwe ibijyanye n'ibyaha. Aho ngaho rero yaragarutse kugira ngo akomeze amuha amakuru y'aho ibintu bigeze. Hano yaje amubaza ati ese wati ndashaka rero yuko umenyera uburyo wamuza n'umuntu waba ukorera muri iriya kampani uwo ari we wese. Undi aramubwira ati rero umuntu ukora muri iriya kampani uwo ari we wese arahari cyane, kuko ubu nziranye na mushiki wa Cedric, kandi mushiki wa Cedric ashobora kuba ari nka manager w'iriya kampani. N'iriya kampani rero urumva byakura kugira ngo abe yabasha gutanga amakuru. Undi aramubwira ati rero nyine yuko umuza nawe ukamuza nawe kugira ngo tubashe kuba twatangira iperereza kugira ngo tubone amakuru yizewe. Ese ibya Shalom byo byajemo inzego biramugendekera bite? Ese Shalom aho sari bufungirwa kwigira nabi? Ese Shalom ibyo yakoze yaba ari buze kubiryozwa? Ese Cedric we ari buze kuboneka byanga byakunda? Ese biragenda bite? Aho ngaho rero twavuye turongera duhita twizira hari wa mukobwa washiriye cyangwa wakunze uwitwa Cedric, wa wundi uri aho noneho Cedric dushaka twese ari. Yari arimo kuvugira kuri telefone arimo kuvuga ati uyu muhungu ndamukunda rwose cyane kandi nzakora igishoboka cyose kugira ngo mutsindire. Uri kuri telefone we yamubaje nimba nta sheri yaba afite, aramubwira ati nawumvisha avuga ngo yakundanye n'umukobwa witwa Alice, ariko yambwiye yuko bashwanye. Aka kanya rero ibyo umukobwa arimo kuvuga ashobora kuba atabizi, kuko aka kanya witwa Alice noneho ari mu rukundo cyane n'uwitwa Cedric. Nubwo batari kumwe ariko ari mu rukundo cyane y'uyu witwa Cedric, kuko n'ubu ngubu arimo kumushakira ubutabera, kuko yamaze kumenya yuko burya Cedric yemereye guhara ikintu icyo ari cyo cyose, kuko guhara kampani yose kubera Alisa. Rero Alisa yaravuze ati ubu ngubu Cedric niwe wanjye, Cedric niwe muntu numva nifuza, niwe muntu nshaka. Aho ngaho rero mwibuke ubushize twabonye uwitwa Dani ari kumwe na papa we. Papa amubwira ati nkeneye yuko ugomba gufata umushiki wawe ukamunyumvishiriza yuko agomba kubana na Shalom. Murabyibuka. Aho ngaho rero twaje uwitwa Dani yafashe umwanzuro wo kubwira Alisa mushiki we ibyo yaganiriye na papa. Ati papa rero yarambwiye ngo mubwire yuko ubukwe bwabaye confirmed, ubukwe bwaremejwe bwawe na Shalom. Rero akenshi iyo uvuze ubukwe bwe na Shalom witwa Alice ahita asa nkaho arira, agahinda kakamwica. Ibaze kubana n'umuntu wagushimuse, kubana n'umuntu w'umugome w'umugizi wa nabi ari we witwa Shalom. Aho ngaho rero Dani yakomeje kumubwira ati rero ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya, ugomba gushyira mu mutwe, nta kintu ugomba kwemerera papa. Ndabizi nimba yarabimbwiye nawe ugazaza bikubwiye, ugomba kumwemerera yuko ugomba kubana, wemeye ko yuko ubana na Shalom. Ati kubera iyi mpamvu, kuko numwemerera nibyo byaba byiza, bikaba binamuturishije mu gihe twiko turimo gushaka amakuru y'ahantu Cedric ari, kuko Cedric naboneka ikintu cyitwa cya Shalom, ikintu cyitwa icyo ari cyo cyose cya Shalom cyose kizahita kijya hanze, cyose kizahita kimenyekana, cyose bizahita bigenda gutya na gutya. Ati rero bigenze neza Shalom byakunda rwose cyane yuko Cedric aramutse aje ibya Shalom bigiye hanze, rero n'ibyo bintu by'ubukwe byanyu byahita birangira, kuko papa wacu namara kumenya amakuru yose, akamera kumenya amakuru yose y'ukuntu ibintu byagenze, n'ubundi ntabwo ubwo bukwe yakemera ko buba. Ariko umuhakaniye ni nk'ubwo ati umuhakaniye nonaha yakumva ko ari ukunanirana kwawe, kandi uyu papa wacu uramuzi.
rero asa nkaho amubwira ati wowe wemerere papa ko ubukwe muzabukora mu gihe barimo gupanga ubukwe, natwe tuba turimo gushaka uburyo Cedric aboneka. Ndatekereza aho ngaho murimo kubyumva ko harimo akantu. Aho ngaho rero twavuye n'ubundi tugiye tugaruka, witwa papa Alice noneho yahamagaye Alice nyine, aramubwira ati rero mwana wanjye hari ikintu nshaka kugukorera. Ati urabizi buri gihe ndabateganyiriza, buri gihe mbateganyiriza uko muzabaho, uko muzagenda gute. Ati rero nubona aka kanya naguteganyirije umugabo. Ati naguteganyirije umugabo. Ati rero nshaka yuko wowe na Shalomu mwabana, nshaka yuko wowe na Shalomu mwabana. Alice rero n'agahinda aba afite ariko adashaka kugaragaza, aravuze ati ariko papa nta kibazo rwose, njyewe nta kintu na kimwe nakanga gukora unsabye. Undi aramubwira ati yego, ati uranyemereye? Ati yego rwose ndakwemereye, kandi ntabwo nshobora kwanga gukora ikintu umbwiye rwose. Ati rwose ntugire ikibazo, ntabwo nshobora kwanga gukora icyo kintu umbwiye. Witwa Alice akomeza, ariko ukazajya ubona nyine afite agahinda, kwemera ikintu utabashije gukora, kwemera ikintu utifuza, kwemera ikintu kuko papa wawe umuzi wenda yuko numubwira ikintu atari bucyumve neza. Papa we yakomeje kumubwira ati rero ibyo bintu nuramuka ubanye na Shalomu mu mezi 5, ko yabanje kumubwira ati tugiye gukora ikintu, nikiramuka kigenze neza uzabona ibyiza byacyo mu myaka nka 15 uzaba urimo kubona ibyiza byacyo. Ariko nikiramuka kigenze nabi mu mezi 5 cyangwa 6 bizaba bigenze nabi, uzahita ubona ingaruka mbi. Witwa Alice rwose n'umutima mwiza avuga ati oya humura, nta bintu by'umutima, nta bintu by'ingaruka mbi. Papa amubwira ati uriya muryango nituramuka tuwushatsemo cyangwa tubahaye, twemeye kubana nawo, uzabona ibyiza byawo. Ibintu by'imiryango bizakomeza bikururukane, tubona ari ibintu byiza, nyine byende by'ababyeyi baba barahanye igihango. Ariko aka kanya uwitwa Alice ari mu gahinda kamwe gakomeye. Ubwo papa yahise amusezera, noneho Alice arangije aravuga ati ese ubu koko ni nemba nemeye buno bukwe, bikazagera igihe cy'ubukwe uwitwa Cedric ataraboneka, koko bizangendekera bite? Ese ahubwo ho ningera igihe Cedric we naboneka akagaruka yaranyanze, mwibuke ukuntu batandukanye, ati akagaruka yaranyanze, byo nzabifata gute? Byo nzabikwiza, bizagenda bite? Ati koko noneho nzabigenza gute? Noneho aravuga ati aho kugira ngo ariko mbane na Shalomu njyewe nakiyahura. Bigaragara uko byagenda kose uwitwa Alice ntabwo yakemera kubana na Shalomu, kandi natwe ntabwo dushaka yuko Alice wacu abana na Shalomu. Aho ngaho rero naho twavuye turangije, tugaruka nyine kuri Lucky ariwe urimo gukurikirana ikirego. Yaraje kubaza witwa Kami, amwe kumubaza ati ndashaka kumbwira amakuru yose, umbwira amakuru y'ibijyanye na musaza wawe. Uwitwa Alice rero yavuze amakuru, avuga ati njyewe uwitwa Shalomu yarageze yashimuse Alice. Mu kumushimuta kugira ngo amushimuture cyangwa amurekure, nuko yahamagaye musaza wanjye Cedric, aramubwira ati amwandikeho kampani, ayimwandikeho, namara kuyimwandikaho ubundi abone kurekura umukobwa. Nuko byagenze. Ariko uyu nguyu Lucky we yavugaga ati hari ibintu ariko runaka urimo kugenda umisha. Ariko njye numvaga uwitwa Kami yaramuhaye amakuru yose yuzuye, cyese nimba ari ibindi bintu byaba bihari bitarimo kumenyekana. Rero uwitwa Kami rero yahise aza kubibwira uwitwa Tracy, aramubwira ati atari kuzi ko hano haje umuntu akaza kumbaza amakuru ngo y'ibijyanye na Shalomu na Cedric.
ati ariko nahise ngira ubwoba, nagize ubwoba yuko ashobora kuba yaba ari Shalomu urimo gushaka kudukuramo amakuru ngo yumve yuko nimba twatanga amakuru ye cyangwa twatanga amakuru ya kampani cyangwa twamuvamo. Undi na Tracy nawe yavuze ati yego kuko ibyo bintu ushobora gusanga kuko byaba ari byo, kandi kuko byaba ari byo ku buryo Shalomu ashobora kuba yakohereza umuntu akadukuramo amakuru, kandi kuko nawe bitekereje neza ibyo bintu birashoboka. Ariko bano ni amakuru bafiteho kuko uwitwa Alisa niwe watanze ikirego, yatanze ikirego. Ubwo ni ukuvuga ngo nta n'umwe uramenya yuko Alisa ariwe watanze ikirego cy'ukuntu babona uwitwa Cedric cyangwa cy'ukuntu bafunga uwitwa Shalomu. Nta n'umwe urakibona. Aho ngaho rero twavuturanye tuhita twigarukira uwitwa Papa Alisa, kuko ashaka uko cyane noneho yatumiye uwitwa Shalomu ndetse n'umukobwa wa Alisa, arimo kubaganiriza cyane, arimo kubabwira ati ngewe ngomba kubabera ikiraro, ngomba kubabera iteme, ngomba kubabera umurongo w'urukundo rwanyu. Urukundo rwanyu rukava kuri Alisa runcaho rujya hehe? Kuri Shalomu. Shalomu akagutyo nyine. Ati rero abanza kubwira Alisa ati rero Alisa, ubu ngubu Shalomu yiteguye kugusaba imbabazi z'ibintu bibi byose yaba yaragukoreye. Urumva, z'ibintu bibi byose yaba yaragukoreye ukamuha imbabazi. Ati se waba uziteguye? Alisa rero kuko arimo kuri papa we n'iki aravuga ati yego nta kibazo, ariko ubona Alisa nyine twe turabizi yuko ibyo bintu atabikeneye. Undi na Shalomu aravuga ati nawe Shalomu, nawe witeguye ko wamubabarira ibintu nk'ibyo byose mwaragiranye? Ati yego nta kibazo. Undi aravuga ati rero nimba Alisa, nimba waba utanze izo mbabazi, ati gaho rero, ati gaho fata iyo fanta urimo gukora ufite mu ntoki usomye kuri Shalomu uyimusomyeho. Alisa ariko ashaka kubanza kubyanga ukuntu n'icyo kubona n'uwitwa Shalomu afite isoni, afite ikimwaro. Mwibuke ko ibibazo kuba bakwicaranyije n'umuntu washimuse ukamugira ubizi, noneho uwo muntu abizi neza yuko atagukunda, ari undi muntu akunda, byose nyine byose urabizi. Arangije Alisa rero yamufashe aramusomyaho, na Shalomu bamutegeka yuko cyangwa bamubwira yuko nawe yafata agasomyaho, ariko ubona nta rukundo rurimo witwa Alisa, nta rukundo akeneye rwa Shalomu, narwo. Aho ngaho rero hashize akanya uwitwa ubwo Shalomu atashye, Alisa aramuherekeza. Alisa agenda amubwira ati ariko kutanga umuntu udashaka kugenda. Undi amubwira ati ariko ndimo kugenda. Undi akomeza kumureba, ariko Alisa ahita amubwira ati ariko ngiye niteguye ubukwe. Ati ntugire ikibazo rwose, ngiye niteguye ubukwe. Nuko amubwira ati ngiye niteguye kubana nawe. Ariko ubona yuko bitari ku mutima. Undi amubwira ati yego nyine itegura ubukwe, n'ubundi bari abantu baza bigira abakozi, ntabwo ari bo mwari muberanye. Ati ntabwo ari bo mwari muberanye rwose, ibyo bintu ni sawa rero kuba ugize ute, kuba uwo muntu mutaberanye waranamuretse. Undi aramubwira ati abo ngabo bigize abakozi se kubera iki uri muri kampani yabo? Undi aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo bikureba, ntabwo ibyo ngibyo bikureba. Ati urimo kurya amafaranga. Ubwo ni na Alisa yamubwiraga ngo yumvishe nko kumucyura, yamubwira ati abo ngabo urimo kwita abakozi, kurimo kugenda ukarya amafaranga yabo, urimo kuriganya abantu. Urumva uri umujura wowe, wamujura we. Nibyo yamubwiraga ati wowe wamujura we. Urumva ati kaho utari yongeye kwiryamira, ahita agenda ajya kwiryamira. Tujya twigarukira ku muntu witwa Gihozo, nyiragasazi wacu, ari kumwe na papa we. Yari arimo hano rero kumwe na papa we, arimo kuganira na papa, arimo kubwira papa ati papa rero igihe kirageze, nkeneye yuko unshakira umuntu dukundana. Ati nawe ndakuze. Ati papa aramubwira ati se urashaka umuhungu umeze gute? Ati nshaka umuhungu ufite amafaranga. Bakomeza bagana ibyo bintu byose, amubwira ati niba ushaka umuhungu ufite amafaranga, nawe ugomba kuba ufite nka miliyoni 50, ku buryo nawe azana izindi 50 bikagenda neza. Nawe umukobwa urimo kumva, nizere kumvisha ako kantu. Niba ukeneye umuhungu ufite amafaranga, nawe ushaka amafaranga, nibyo byiza kugira ngo muhurize hagati, nibwo mutera imbere. Noneho
arangije aramubwira ati rero ati wowe ukeneye ati cyangwa nzagushakira umugabo ukuze. Undi ari uwitwa Igihozo rero no kwisanzura cyane avuga ati rero ati papa n'ubundi ibyo bintu byo gushakira abantu ntabwo ari ngombwa. Ati ibyo bintu byo gushakira abantu ntabwo ari ngombwa. Ni nko kuvuga ati biriya bintu wakoze ujya gushakira Alice ngo Shalom ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari byo, ntabwo bikigezweho. Ni nko nyine nubwo yabivugaga mu marenga ariko nibyo yashaka kuvuga. Bamwe ati biriya bintu wakoreye Shalom cyangwa wakoreye mukuru wanjye Alice ntabwo byari ngombwa yuko ujya kumushakira. Hano rero papa yahise abyumva cyane ahita arakara, aramubwira ati umva nkubwire rero wakana we, umva nkubwire wakana. Hano hari umusaza nyine ukomeye ku mahame yagiranye n'abandi. Ati umva nkubwire. Papa we rero hano yahise ararakara cyane aramubwira ati umva rero nkubwire wakana we, nimba ari mwebwe mugenda mubwira mukuru wanyu ngo yange ibintu mubwira, umva kuri iyi gahunda, ni ngombwa ati kuri iyi gahunda, kuri ibi ngibi niyemeje, kuri ibi ngibi byose mwebwe noneho wahita umbona, twahita dushwana, wambona. Ni ngombwa ati wambona ko mubwira ati ibintu byose mwivugishwa muvuga ngo Alice ntazabane na Shalom, ngewe twashwana wambona, mwambona bimwe bya nyuma ariko mwambona. Undi arangije aramubwira ati rero ati papa ko mbona urakaye se, ati oya wakana ubyumve gutyo. Ni nko nyine yese amuha agasopa aramubwira ati bwa mbere n'ubwa nyuma na nyuma ndabikubwiye. Aho ngaho rero twavuye twongeye twigarukira ahari Shalom. Undi Shalom yarari yicaye, uwitwa Lucky urimo kumukorera iperereza yese yinjira, araza nta n'ikintu bavuganye, araza atamusura amwe ati ni wowe witwa Shalom? Ati ni njye witwa Shalom. Ati rero nkora mu kigo gishinzwe ubugenzacyaha. Ati rero narinje hano. Hano Shalom ni nawe twahise turangiza episode. Se Shalom hano noneho arasobanura iki cyangwa agiye kuvuga iki? Ese Shalom ibi bintu arimo yaba abizi ingaruka zabyo? Reka dukomeze dutegereze turebe. Icyo nakwibutsa nuko mwibutsa gukanda subscribe. Icyo nzi cyo Shalom gufungwa ko ibyo biri hafi cyane rwose cyangwa kuryozwa. Ubundi na Cedric twamutegereza, nubwo turamenya yuko ari buve mu maboko y'uriya mukobwa wamukunze, ndetse cyangwa se nawe Cedric aramukunze, nabyo byaba ari igitangaza. Alice se we iby'ibi ngibyo abiragenda bite? Reka dukomeze dutegereze turebe. Ciao ukomeze ukande subscribe kugira ngo ujye ubona notification ngo dusohoye video.